Intare zizwiho kutagira ubwoba. Intare ni zimwe mu nyamaswa nini zo muri Afurika. Intare y'ingabo ikuze ishobora gupima ibiro 230. Izi ngore ziba ari nto, ariko nazo zishobora gupima ibiro 180. Intare zishobora kwica inyamaswa nini, urugero nk'imbogo n'imvubu. Intare ziba mu miryango. Ubusanzwe iyo miryango iba irimo intare z'ingore zifitanye isano, ibyana byazo, kandi hakabamo n'intare nke z'ingabo. Intare zikuze kandi zitarwaye nta kizikanga. Icyakora hari ubwo nazo zishobora guhura n'akaga. Izindi ntare zishobora kuzica. Intare zigira ahantu zifata nk'ubwatsi bwazo. Zishobora kurwanya izindi ntare zigamije kwigarurira aho zihiga kandi zikazica. Ibyana by'intare bishobora guhura n'akandi kaga. Hari ubwo intare z'ingabo zigerageza kwirukana izindi z'ingabo zari zisanzwe zibana n'ibyo byana. Iyo zibigezeho zigerageza kwica ibyo byana. Ubwo noneho nazo zikaba zishobora kuhabyarira izazo. Ibyana by'intare ntibishobora kwirindira umutekano. Icyakora intare zirinda cyane ibyana byazo. Intare z'ingabo n'iz'ingore zifatanya kwirinda ko izindi zizibasira. Intare y'ingore irinda ibyana byayo, kabone n'ubwo yakomereka cyangwa ikahasiga ubuzima. Intare z'ingore zishobora kwifatanya kugira ngo zirinde ibyana byazo, zikabirinda akaga.